Shalom, tugwaye ikaze ku isengesho ribohora official, we mukunzi ijambo ry'Imana n'amasengesho aca hano ku isengesho ribohora official. Habwa umugisha n'Imana, cyane cyane wowe wakoze subscribe cyangwa se sabone, ndetse namwe abakora like mugakora share, muhabwa umugisha n'Imana. Ubaye ugeze hano ari ubwa mbere nyuma y'ijambo ry'Imana, nawe numara gufashwa ntugende udakoze sabone cyangwa se subscribe, kugira ngo ubutaha utazadushaka ukatura. Imana ikugirire neza. Tuje nanone kuganira ijambo ry'Imana. Twabonye ko ijambo ry'Imana ari rizima. Icyanditswe gitangira kivuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga. Ngo ndetse iyo ukomeje ugasoma icyo cyanditse gikomeza kivuga ngo rifite imbaraga, rirahinguranya, rikagabanya umwuka n'ubugingo, ngo rikagabanya ingingo n'umusokoro, rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukanagambirira. Abaheburayo 4:12. Twabonye rero ko ijambo ry'Imana atari nk'amagambo yose asanzwe. Ijambo ry'Imana ntabwo ari amagambo asanzwe. Amagambo asanzwe ashobora guhinduka ubusa, ashobora guhinduka umuyaga, ashobora guhinduka icyuka, ariko ijambo ry'Imana ryo ni umwuka utanga ubuzima, ni umwuka utanga kubaho, ni umwuka utanga amahoro, ni umwuka utanga umutekano. Ijambo ry'Imana ni rizima. Iyo twinjiye rero muri Bibiliya ibyanditse byera, buriya Bibiliya ibyanditse byera tuyibonamwo irigabanyijemwo ibice bibiri mu buryo twita ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana twita Logos, hakaba n'ijambo ry'Imana twita Rema. Ijambo ry'Imana ryitwa Rema ni ijambo ry'ihishurirwa rimanuka ku buzima bwawe direct, rikaza rikuvugaho, rigatacinga ku mutima wawe, rigakora ku mutima wawe, rigakora ku bugingo bwawe. Iryo jambo niryo twita Rema. Ni ijambo rero rimanutse rivuye mu mutima w'Imana rigaca mu muntu wumva ariko ari Imana irivugiye muri uwo muntu. Ijambo ryose wumva rikoze mu mutima wawe rigakora mu bugingo bwawe, ukumva riravugana n'ubuzima bwawe, ukumva ni nkaho rishyira hanze imibereho yawe, ubuzima bwawe ukubayeho, ukumva mbega urimo uraryibonamo. Iryo turyita Rema. So ni ijambo rero rizana ubuzima, iryo rizana ubuzima, ryitwa Logos. Iryo ni ijambo rishobora kuza rikwigisha, riguhugura, riguha ubwenge, riguha kumenya. So nuvuga ngo rero muri ibyo byose mvuze, ijambo ry'Imana umenye ngo ntabwo ari ijambo rya muntu. Ijambo rya muntu rishobora guhinduka iry'umuntu nyine, ariko iry'Imana ryo ntabwo rimanuka ngo rize ku muntu rimusige uko ryaje. Iyo ijambo ry'Imana ryaje ku buzima bwawe, ritumwe ku buzima bwawe, rigomba gusohoza icyo ryatumwe, keretse igihe uwo ritumweho Satani yamwangije, Satani yamwononye, noneho wa muntu ugasanga yahindutse umurima mubi. Twasomye tureba ukuntu Satani yiba umutima n'ubwenge bw'abantu, yamara kwiba imitima y'abantu n'ubwenge bw'abantu akabyangiza, akabyonona. Akaba yafata umutima w'umuntu akawangiza, akawugira umutima mubi, ugenda ugahinduka nk'umurima mubi, ku buryo igihe ijambo ry'Imana rije kuri uwo muntu ufite umutima mubi, ntabwo rishobora kuzana umusaruro mu buzima bwe, ntabwo rishobora kuzana impinduka ku buzima bwe. Ni ngombwa rero ko ugomba gusengera umutima wawe ugahinduka umutima muzima, umutima mwiza, umutima uhinduka umurima wera, umutima uhinduka umurima babibamwo imbuto zitwa ijambo. Ijambo rikera rikazana umusaruro. Noneho wowe nyiraryo wakire rya jambo, impinduka ku buzima bwawe zigatangira kugaragara, ukera.
Satani mu migambi ye rero ashaka ko abantu barumba bakarumbira Imana, bagahinduka ya mirima itera, bagahinduka ibiti bitera imbuto. Rero ni ngombwa kugenzura ubuzima bwawe bw'umwuka, kuko ijambo ry'Imana rimanuka ari umwuka rikagwa mu buzima bwawe bwo mu mwuka. Iyo riguye mu buzima bwawe bwo mu mwuka rero, kandi ubwaryo naryo ari umwuka, hari igihe Satani ahita aryiba akaritoragura akarivana mu buzima bw'umuntu. Muri wa mugani Yesu yavuze imbuto zaguye mu nzira, ngo inyoni zaraje zihita zigira gute? Zizitoragura. Mu bibyi yasohoye imbuto arabiba, zimwe ziteye zigwa mu nzira, noneho ngo inyoni zirazitoragura. Yaje gusobanura ngo ni umuntu wumva ijambo ry'Imana, Satani akaza akarimutwara akarimukuramo. Icyo wumva rero ugomba kugikomeza mu mutima wawe. Niba ijambo ry'Imana rije ku buzima bwawe, ugomba kurikomeza mu mutima wawe, ukaryandika ku nkomanizo z'umutima wawe, ukaribika mu mutima wawe. Nguko uko Dawidi yavuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Arongera avuga ngo kandi ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byanjye. Mu yandi magambo, Dawidi ashaka kunyura mu nzira barimo aragenda, ijambo ry'Imana niryo ryamurikiragaho akandagiza ibirenge. Nuvuga ngo rero ijambo ry'Imana ryuzuye ubuzima ku buzima bwawe. Twabonye ko rigabanya umwuka n'ubugingo, kandi tukabona ko umuntu mwiremwa ry'umuntu, umuntu Imana yabanje gukora umubiri iwutereka aho ngaho hasi, aho ngaho iwuvanye mu mukungugu hasi, ngo imuhumekeramo umwuka w'ubugingo. None ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Nuvuga ngo wa mwuka w'ubugingo wavuye ku Mana ari wowe waje kugira ubugingo buzima nyuma yuko umwuka wawe uhuye n'umubiri. Nuvuga ngo rero sasa iri jambo ry'Imana iyo rije ribasha gutandukanya umwuka n'ubugingo mu buzima bwawe. Igice cy'umwuka cyanegekaye muri wowe, cyangwa se niba mu mwuka hari indwara ufite, irya jambo ry'Imana rikaba ryakiza indwara ufite mu mwuka, rya jambo ry'Imana rikaba ryakiza indwara ufite mu bugingo. Rero ni ingenzi kumva ijambo ry'Imana. Satani rero ntabwo abashaka ko abantu bumva ijambo ry'Imana. Umubi ntabashaka ko baryumva. Twarabisomye cyane, tubona yuko Yesaya yahanuye ibyabo ngo aravuga ngo kumva bazumva ariko ntibazamenya. Igihe cyose ubwami bw'umwijima niba bushaka ko niba wumvise n'ijambo, buba burwana no kugira ngo utarimenya, buba burwana no kugira ngo utarisobanukirwa, buba burwana no kugira ngo utaryakira mu mutima wawe, kuko buzi yuko ijambo ari ryo rigukiza. Nta kindi Imana ikoresha ikiza abantu, nta kindi Imana yigeze ikoresha irema isi n'ibiyirimo. Yewe ushaka ko n'abantu bagwira bakuzura mu isi, yarabyatuye irabivuga, ikoresha ijambo. Imaze kurema umugabo n'umugore, iravuga ngo mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Igihe yabahaga umugisha ntabwo yabahaye bifatika, ahubwo imaze kubarema yaraje ngo ibaha umugisha. Irababwira ngo mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo. Bisobanura iki rero? Iryo jambo Imana yarekuye ku buzima bw'umuntu, uwo ni wo mugisha. Iyo Satani ashaka kukwiba umugisha uri umuntu usenga, nk'uku nguku kwisengesha, tangira kurekura amagambo y'umugisha ku buzima bwawe, akubuza kuyakira. Hari abantu Satani abibamo intimba n'agahinda, agakomeretsa imitima yabo, agakamekinga shuwa ko abacisha mu bibabaje gusa. None wa mutima ukagenda ugasanga wuzuye ibikomere byinshi n'intimba n'umubabaro mwinshi cyane. No uwo muntu iyo ijambo ry'umugisha rije ntabwo ribona aho rijya. Uwo mutima uba umeze nk'umutima w'amahwa,
ntabwo ijambo ryitwa rema rishobora gukora mu buzima bwe. Uwo cyo bakeneye gusa no guhumurizwa, humura Imana iragukunda, humura izakugira neza, humura izagutabara, humura izakwibuka, humura izakugirira neza. Ariko ntabwo ashobora kwakira cya gitangaza, ntashobora kwakira rya jambo rihita rihindura imibereho ye. Ijambo ry'Imana kugira ngo rihindure ubuzima bwawe no kuba ufite umutima umeze nk'umurima mwiza ubibwa mu ijambo. Rya jambo rikagenda rikera imbuto 50, rikera imbuto 100, 200 gutyo nyine. Ubuzima bwawe bukaba ubuzima bwera imbuto, bukaba ubuzima butarumba. Imibereho yawe ikaba imibereho itarumba, imibereho yera imbuto, imibereho itanga umusaruro. Ubwawe ikuzanira umusaruro, ikanzanira umusaruro n'abandi. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Impamvu tutasenze nuko nubundi nari maze gusenga, naje mu nyigisho maze gusenga, nari maze gusenga ubwanjye, ndi mu bihe byo gusenga. Reka rero dusome Matayo 3:9 n'umurongo w'10. Matayo 9:3 umurongo w'10. Matayo 9, ni Matayo igice cya 3 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Handitswe ngo, nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye, ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindura Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Urumva atangiye avuga ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye, ntimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti, no ku giti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Imana yifuza ko uhinduka igiti cyera imbuto. Data nsengera ijambo, reka ugiye kuryumva wese rimuhindure umuntu muzima, wera imbuto mu byo akora byose, wera imbuto muri business ye, wera imbuto mu gakiza, mu byawe, mu buzima bwa buri munsi, mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo ryagurire mu mitima y'abaryumva, iri jambo ryagurire mu mitima y'abaza hano ku isengesho ribuhora official. Satani watuma abari hano kuri isengesho ribuhora official batumva rino jambo, akarikumira, akarirwanya kugira ngo ritagira kubo rikwiriye kugeraho. Uwo Satani turamuvuma mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye kirere cya buri wese unyumva, kugira ngo anyumvire mu kirere cyiza kandi abashe kwakira ijambo ryawe. Ni mu izina ryawe mugapfa kazuka. Amen. Wumvise ko ijambo ritangira avuga ngo mwera imbuto zikwiriye abihannye. Yego, hari imbuto z'ibyiciro bibiri. Hari imbuto z'umwuka zigendana n'imico n'imyifatire. Hakaba n'imbuto ziva mu mirimo y'umuntu akora, mu byo ukora. None rero sasa iyo tuvuga imbuto, Imana ivuga ngo mwere imbuto, iravuga mu byiciro byombi uko ari bibiri. Iravuga kwera imbuto zerekana ko wihannye, zerekana ko wahindutse, zerekana ko uri umwana w'Imana, ugatandukana n'imico mibi, n'ingeso mbi, n'ibikorwa bibi. Ikongera ikavuga ngo rero mwere n'imbuto. Nuvuga ngo izi mbuto ntabwo zigomba kugarukira mu by'umwuka, mu myifatire no mu mico, ziragaruka no mu mirimo ukora. Icyo ukora kikabyara imbuto, kikazana umusaruro. Ibyo byose rero Satani ntabwo abyifuza. Ntiyifuza kubona umuntu wera imbuto,
yifuza kubona umuntu arumba akaba igiti kidafite icyo kimaze, cya giti kinyunyuza ubutaka, cya giti kigomba gutemwa kigacibwa bagatera ikindi. Uko niko ubwami bw'umwijima bukora. None kugira ngo umuntu bumuhindure icyo giti kimeze gutyo, kitera imbuto mu mpande zombi, ubwami bw'umwijima bufite uburyo bwiyambaza, bufite ibikoresho byinshi bukoresha abantu, bugakoresha abazimu n'abadayimoni. Noneho abadayimoni n'abakozi ba Satani aribo barozi bakaba baguhagurukiriza ibibazo mu buzima bwawe. Bamara kuguhagurukiriza ibibazo mu buzima bwawe, kubyibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko umujura agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura. Nuvuga ngo ubwami bw'umwijima kugira ngo bugere ku ntego yo kugira ngo urimbuke uhinduke igiti cyarumbye, bushobora guhagurutsa ibibazo byinshi mu buzima bwawe. Bwamara guhagurutsa ibibazo byinshi mu buzima bwawe, bugahagurutsa umutima mubi, bugahindura umutima wawe, umutima ukagenda uba mubi kuruta, umutima wawe ukagenda uba mubi kuruta, ugasanga umushiha, umunabi, amahane, maganya, gahinda n'ibindi, kwitotomba, kwivovota, ugasanga bwigaruriye umutima wawe wabaye mubi. Nyamara Imana ikurema yari yaguhaye umutima mwiza, bukadukira igice cy'ubwenge. Ubwenge bukonona ubwenge, bwa bwenge bwamara kononekara ntubugitekereza neza, ntubukibasha gufata iby'Imana ivugana nawe, ntubukibasha kubyakira no kubyumva. Nyuma yaho ngaho rero buhita bujya mu mikorere yawe, muri bya bikorwa bya buri munsi. Iyo uri muri izo kondisiyo rero, biroroshye cyane kugira ngo umurozi nakwataka kunesha, biroroshye kugira ngo abadayimoni nibakwataka bagere ku ntego. Kubera iki? Yakobo 4:4 ijambo rivuga ngo mugandukire Imana, murwanye Satani. Niyo ngo ntago warwanya Satani utaragandukira Imana. Bisaba kugira ngo umutima ubanze kugandukira Imana, ubanze kubaha Imana, wihane neza, ugire umutima wera utunganye. Noneho rero sasa iyo wagandukiye Imana ukarwanya Satani, wateje ibibazo mu buzima bwawe, wazanye indwara mu buzima bwawe, wazanye ubukene mu buzima bwawe, wazanye ibyaha mu buzima bwawe, waje akakwanduza imico mibi n'ingeso mbi, ukamurwanya, ahabusohokamo. Kuko aho ngaho muri Yakobo 4:4 ijambo rikomeza kurivuga ngo abanyabyaha mwe ni mukarabe namwe ab'imitima ibiri mwiboneze imitima. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo uneshe ubwami bw'umwijima bisaba kugira ngo ukarabe umutima nuvuga ngo bisaba kugira ngo weze umutima wawe ushiremo ibyaha, ukarabe ibyaha bigushiremo. Kabiri, uboneze umutima wawe. Iyo umutima wawe waboneye rero, Imana ikarekura ijambo ryitwa rema, rizana umusaruro, kuko rigwa mu butaka bwiza. Bwa butaka bwiza bukaryakira, bwaryakira wa muntu akarigenderamo. Reka mbisobanure kugira ngo ubyumve. Nikomeza kuvuga ubutaka ntago uri kubyumva. Iyo ijambo ry'Imana rimanutse mu mutima utunganye, mu mutima wera, mu mutima ukarigenderamo, ukaribamo, umuntu niho atangira kubona impinduka zidasanzwe mu buzima bwe, niho amateka yatangira guhinduka, niho imibereho yitangira guhinduka. Kubera iki? Yesu yaravuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, amagambo yanjye akaba muri mwe, icyo muzasaba cyose Data wo mu ijuru azakibaha. Uribwira ko yavugaga kuba mu ijambo gute? Kuba mu ijambo ni umuntu wakira ijambo ry'Imana mu mutima we anezerewe. Yamara kuryakira mu mutima wanezerewe, yarimenye, yarihishuriwe, agatangira kuryapurika, agatangira kurigenderamo, kurikoreramo. Uwo ni utangira kubona resulta, ni utangira kubona impinduka, ni utangira kubona ibikorwa
mu buzima bwiwe, Imana igatangira kwishura mu buzima bwiwe biciye mu ijambo ryayo. Rero Imana irashaka cyane kwihishura muri wowe, kwigaragariza muri wowe, ariko ikeneye uwo mutima wawe kugira ngo utungane, ikeneye icyo gice cy'ubwenge bwawe kugira ngo gitungane. Niyo mpamvu umuririmbyi w'umuhanga yaririmbye ngo nuntunganyirize ubwenge, nzanezerwa nzaguhimbaza, ariko umutima wera ndawushaka kurutaho, mpanagurwe hose mwami, umurika nkiri ibyaha birimburwe, ibyaha iyo biri mu gice cy'ubwenge bw'umuntu bikaba mu mutima w'umuntu, ntabwo Imana ishobora kwihishura no gutura mu buzima bwawe ngo yigaragaze mu buzima bwawe. Uzayibona ikuvizita rimwe na rimwe, ariko kuvuga ngo ihinduke ubuturo bwawe ntibikunda. Zirikana ijambo rivuga ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Uba mu gicucu cy'isumba byose, cyangwa uba mu bwihisho bw'isumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Uwo muntu ninde uba mu bwihisho bw'isumba byose? Nuwahungiye kuwiteka. Ese kuba mu bwihisho bw'isumba byose tumubamo gute? Tumubamo mu ijambo, tukamubamo igihe tuba turimo gusenga. Noneho rero sasa ushaka gukomerera mu Mana, igihe kiragira agacyamika akicara neza akaba mu Mana, Imana akayihindura ubuturo bwayo. Kuko muri iyo Zaburi ya 91 hari umurongo utugaragariza yuko ngo abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Urumva uwo muntu ni umuntu wagize isumba byose ubuturo bwe. Uwo niwe. Abantu inzovu bazagwa iburyo bwe, abandi igihumbi bakagwa iruhande rwe. Ni umuntu wafashe Imana Data twese akayihindura ubuturo, akatura mu Mana ibihe byose. Uwo wamaze gutura mu Mana rero niwe ijambo rivuga ngo kuko nta kibi kizamusaho, nta n'ibyago bizegera ihema rye, kuko yagize ubuturo, yahungiye ku Uwiteka, ahindura Uwiteka kumubera ubuturo. Ni ukuvuga ngo atuye mu Uwiteka. Dutura mu Uwiteka gute? Tumuturamo turi mu ijambo rye. Uwiteka ni wamutandukanya n'ijambo rye. Ushaka kumenya Imana, ushaka kumenya Uwiteka, menya ijambo rye. Noneho tura mu ijambo rye, tura mu buzima busenga. Nutura mu ijambo rye ugatura mu buzima busenga, aho niho sasa uzisanga uri mu bwihisho. Mu isi y'umwuka uba uri mu bwihisho bw'isumba byose. Kuko rero uba uri mu bwihisho bw'isumba byose, nta gisumba isumba byose. Urumva nta cyakubona mu isi, nta gini ryakubona, nta murozi wakubona, nta shitani ryakubona, ntibagukubitisha inkuba ngo bikunde, nta hantu yagukura. Inkuba yaremwe n'isumba byose kandi wihishe mu isumba byose. Igini ryaremwe n'isumba byose kandi wihishe mu isumba byose. Nuvuga nta kintu namba ishitani, satani, Lusoferi yaremwe nta kintu Uwiteka wihishe mu isumba byose azagukura he. Niyo mpamvu rero ijambo rikomeza rivuga ngo ndabwira Uwiteka ni uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome kinkingira. Mu isi y'umwuka uhita ukingirwa n'Imana, ukingirwa n'Imana, Imana ikakubera igihome.
ngo kuko ari igukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Uwiteka azagukiza ikigoyi, azagukiza imitego y'abapfumu n'abarozi n'abakonikoni, ndetse na za mugiga n'ibirwara bashaka gusunika ku buzima bwawe ntibizakubona. Azabigukiza, ngo azakubundikiza moya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amabaye. Umurava n'ingabo n'icyuma by'Uwiteka byiteguye kugukingira. Ariko birakingira umuntu ki? Birakingira umuntu utuye mu Uwiteka, utuye mu ijambo ry'Imana, ufite umutima w'umurima mwiza. Ndagusengera kugira ngo Imana ihindure umutima wawe, uvanemo umurima mwiza, iwuvanemo, iwushiremo, uhinduke igiti cyiza. Iri jambo twasomye rero muri Matayo rijyanye n'igiti cyiza. Yesu aravuga, uyu ntabwo ari Yesu, ni Yohana wigishaga iyo nyigisho. Aravuga ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye, ntimukibwire muti dufite Aburahamu n'isogokuruza. Ndababwira ko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye, ndetse intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti, n'igiti cyose kitera imbuto nziza. Hano iki giti ni umuntu uri kuvugwa, umuntu utera imbuto, umuntu warumbiye Imana, umuntu waremwe n'Imana. Imana ikamuzana mu buntu bwayo, ikamusingiza agakiza akayimenya, ariko akarumbira Imana, agahinduka igiti kitera imbuto. Icyo giti rero ngo kigomba gucibwa imbuto nziza. Nabwo hano Imana ishaka ko twera imbuto nziza, ntabwo ari ugupfa kwera gusa, kwera imbuto nziza. Natangiye mvuga rero ngo izi mbuto ziri mu byiciro bibiri. Hari imbuto z'umwuka zijyanye n'imyifatire n'imico yacu, hakaba n'imbuto rero z'ibyo dukora tugatangira kubona umusaruro. Watangiwe gushora business ukabona imbuto z'iyo business, wabyara abana bawe ukabona babana bawe ukabakuraho imbuto, ugatangira kubona ibyiza byo kubyara nyine, ugatangira kunguka. Wagira ngo icyo ukoze cyose, mbega wakwiga ukabona imbuto, wagira icyo ukoze cyose kikakuzanira imbuto. Imana amahoro iguhumugisha, Imana amahoro ikugire neza. Ndagusengera kugira ngo rero Uwiteka guhindura igiti cyera imbuto nziza, kugira ngo udacibwa imbere y'Imana, udacibwa no mu isi. Kuko tumvise yuko igiti cyose gitera imbuto kigomba gucibwa kigatwikwa. Hari gucibwa mu isi, hari gucibwa n'imbere y'Imana, umuntu agapfa akarimbuka, umuntu agacibwa mu isi, agakurwa mu isi imburagihe, igihe ciwe kitageze. Uwo muntu abaciwe mu isi. Hari no gucibwa ubugingo bw'umuntu bukaba bwacibwa imbere y'Imana, akazapfa akarimbuka. Imana ntishaka rero kuhinduka ucibwa we cyangwa utemwa hano mu isi. Irashaka ko wowe uyiramiramo. Kuko muri Zaburi twahoze tuvuga 91 iravuga ngo nzaguhaza uburame. Hari ijambo rivuga ngo nzaguhaza uburame, kandi ni Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 iryo jambo isoza itangira ivuga ngo nzaguhaza uburame, kandi nzakwereka agakiza kanjye. Nzaguhaza uburame kandi ngo nzakwereka agakiza kanjye. Ni Zaburi ya 91 n'umurongo wa 16. Nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Kubera iki? Impamvu uwo muntu Imana izamuhaza uburame ni wa muntu wagize Uwiteka mu buturo, akamuturamo, akamubamo. Uwo muntu agomba guhazwa uburame, akerekwa agakiza k'Imana. Ni wa muntu wemeye guhinduka igiti cyiza cyera imbuto nziza, kitarumbiye nyir'umurima cyangwa se kitarumbiye nyir'isi. Kuko hari ahantu ijambo rigaragaza ko isi ari umurima, ibiti cyangwa se imbuto ari abana b'ubwami, abandi ari abana b'umwijima. Nuvuga ngo rero mu isi y'umwuka wowe Satani ashaka kurumbira Imana. Urumba no mu isi, udatanga umusaruro mu isi, utagira umusaruro mu isi, utagira abakubyaye batakubonaho imbuto, aho uturuka batakubonaho imbuto, mu muryango wawe utagaragaraho imbuto,
mu buzima bwa buri munsi mbega ugomba kuba umuntu w'imburamumaro w'imburamukoro. Nicyo bisobanuye, umuntu waho gusa w'imburamumaro w'imburamukoro mu bwami bw'Imana, umuntu w'imburamukoro mu isi muri rusange, umuntu utazi Imana, umuntu udasobanukiwe Imana, umuntu utagendana n'Imana. Ndagusengera kano kanya rero umutima wawe wongere guhindurwa umurima mwiza. Ndagusengera kano kanya ubwenge bwawe bwongere guhindurirwa kuba umurima mwiza, ubwenge bwawe butungane, umutima wawe utungane. Igihe ijambo ry'Imana rimanutse rije mu buzima bwawe, rijye rizana umusaruro, rijye ryera, rijye risohoza icyo ryatumwe ku buzima bwawe, kuko ijambo ry'Imana ritumwa ku buzima bwawe kugira ngo ribohore ubuzima bwawe, rikize ubugingo bwawe, rikize n'imibereho yawe. Ntabwo riza rije gusa rigambiriye gukiza igice kimwe. Ijambo ry'Imana iyo rimanutse ku buzima bw'umuntu riza rije kumukiza indwara, rije kumukiza imivumo, riza rije kugukiza abazimu n'abadayimoni, riza rije kugukiza ibikuruhije n'ibikugoye, riza rije kugukuraho imitwaro. Ndagusengera rero kano kanya muri iri jambo icyatumaga utera imbuto kiveho mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo umwanzi yabibye mu bugingo bwawe, ibindi akabiba mu mutima no mu bwenge, ndabiranduza imbaraga z'Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo. Mu mbaraga z'Umwuka Wera, ikintu cyose Satani yateye mu mutima wawe akakiguteramo usinziriye, akakiguteramo akoresheje abantu, akakiguteramo akoresheje imbaraga z'ikuzimu, akoresheje abaruzi, akoresheje imyuka mibi, ndatura ngo ibyo watewemo byose katika jina la Yesu biranduke kano kanya. Kuko ijambo rivuga yuko Matayo 15:13 handitswe yuko igiti cyose data tateye kizarandurwa. Ndatura ngo ikintu cyose cyatewe mu buzima bwawe, ingeso yose yatewe mu buzima bwawe, umuco mubi watewe mu buzima bwawe, kamere mbi watewe mu buzima bwawe, petese kiriya horia, ndatura ngo iranduke mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse no mu mibereho yawe, buri myaka yose yatewe muri wowe, imikoshi yatewe muri wowe kugira ngo utere imbuto mu byo ukora, imikoshi yatewe mu mubiri wawe no mu maraso yawe, imyaka yatewe mu mubiri wawe no mu maraso yawe, ndatura ngo iranduke muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, ndasenze kugira ngo icyangiro cyose watewe gitewe n'umwanzi mu buzima bwawe, kugira ngo utagira umusaruro, utagira imbuto, utagira gukundwa, hanyuma ubuzima bwawe bukagira umusaruro, ndatura ngo icyo cyangiro nacyo kiranduke mu buzima bwawe. Petese kiriya horia, ndatura ngo indwara zatewe muri wowe kugira ngo umubiri wawe ujye uhora ugaragara nk'uwamugaye, nk'uwarwaye, bitukisha izina ry'Imana nk'aho Imana yacu idakiza, ndatura ngo izo ndwara ziranduke mu buzima bwawe, kuko Uwiteka Imana yacu ni umukiza ukiza indwara zose. Turiho gukira indwara y'ubwoko bwose. Wowe unteze amatwi wumvagira ijambo, wowe unteze amatwi aka kanya, ndekuye ijambo ku buzima bwawe, ndarandura ikintu cyose cyari kiri mu maraso yawe cyarwanyaga kumenya Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndarandura iyo diyabete, ndarandura iyo kanseri, ndarandura iyo sida, ndarandura ibyo byimba byo mu nda mu izina rya Yesu Kristo akazuka. Ndarandura uwo muvuduko mu izina rya Yesu Kristo wabambwaga pakazuka. Ndarandura ubwo burushyi bwose, ndarandura iyo mivumo yose iyo bakurekuyeho, ndayirandura mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cyageze kugira ngo utangire kwera imbuto, wera imbuto zo mu mwuka, wera imbuto mu mirimo ukora, wera imbuto mu buzima bwawe, wera imbuto mu business yawe, wera imbuto mashuri yawe, wera imbuto kazi kawe, kera imbuto nawe ubwawe, wera imbuto mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwatura kugira ngo ube igiti cyiza cyera imbuto nziza ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zari zarakwatatse kugira ngo ziguhindure undi muntu, uhinduke igiti kirumbya, ube igiti kirumbya cyarumbiye nyiracyo, izo mbaraga zivumwe mu izina rya Yesu Kristo mugapakazuka. Habwa umugisha n'Imana, Uwiteka kugirira neza, Uwiteka guha umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.